Nyine Tanzania nayo impunzi z'abarundi bahora mu tuntu two guterana ubusa. Oya ngenda avuga iby'ubu none. Ntaho bihuriye. Ni ukuvuga ngo babihoramo ibyo. Babihoramo. Ibyo babihoramo y'abanyarugusu babe hose. Si uko bahora mu byiza ni bibi ariko bahoramo. Ari Mwakibasi afite izina rikomeye cyane. Mu gutoteza impunzi no kugira gute. Ashinzwe impunzi muri Tanzania. Abarundi rero bari mu nkambi ya Tanzania iriya kesi izishyira ku mucyo icyo nk'uburundi bwahoze bushinja ibihugu nk'u Rwanda ubwo ibyo byose biraza kukwereka ko impunzi nticyurwa impunzi iricyura. Tanzania byarayinaniye iba ibyo gutaha umva irabafunga bugigira amaboso nyinshi. Hari no bafashe ejo bundi bazi izina rye bati turakuza urimbonera kure y'ubunaka wahunze iki wowe bagahita bavugiza induru icyarimwe wowe badahitanye bahita babuhereza Tanzania ariko Tanzania ngo hise namureka kurasubira mu Burundi uwo nguwo yabuze ukuntu ibikuro n'incire biryoshye imire ibishyushye kubera ko kufera tansiyo ko kwangura Tanzania ngo ikindi kintu nk'ibyo ngibyo how ubwo n'iki ko utazahungira mu Burundi se ibyo bakora bakaza gucunda yiko reka nk'u Burundi bubonye bukeneye abaturage babwo bugatera Tanzania bakajya kuzicyura ikibazo kinani ni kimwe ubundi barwaye intambara idafite impamvu ubundi ubwo Burundi barimo kwikomanga mu gatuza nibyo baratuza yavugaga anemera ko bafite iyo deployment kandi ko kirahari ubundi barapfa ikintu twirwaneho ukababurana urubanza n'umunyamurenge ukabutsinda ragwatse n'umunyamurenge ukuri kose nubwo waza wikunguta amatwi gurike bari abantu baza amategeko none bari ku gihugu cyabo nta muntu urabana n'umuntu umunyamurenge ngamutsinde urubanza n'umunsi numwe nubwo waba ufite ibimenyetso bingana gute arakugarika. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788333266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Tanzania nabonye aho wabisize wabibonye aho ubwo impunzi z'abarundi n'ubundi zifite ubwoba ziri mu nkambi ya Nyarugusu na Nduta ahangaha muri Tanzania aho bavuga bati bamanitse liste mu makambi bivugwa ko uwibonye wese kuri iyo liste yihutira kwiyandikisha. Izo munzi rero ngo zifata icyo gikorwa ko ari nko gushaka kubirukana ku ngufu muri icyo gihugu. Nazo zarahiye ziti ntago dushobora kwiyandikisha ngo duhunguke nkuko umwe muri izo wiyita Frank yavuze. Ati niba babishaka rero cyangwa se ubashaka ko duhunguka nibafata ingingo yo kubirukana ati bifata ingingo yo kutwirukana muri ubwo buryo. Bati nibaza n'imiduga badutahana rikejo batazahenda makungu ko abarundi batashye babyifuza biyandikishije kuko kuri izo liste bati twabonye hariho abapfuye ndetse hariho n'abagiye mu bindi bihugu. Urumva ati ni gute twakwirirwa twiyandikisha kandi bafashe ingingo yo kutwirukana ku ngufu. Izo munzi bati amazina amanitse ati yanaduteye amakenga cyane ndetse n'ubwoba ati kuko hariho abapfuye cyangwa baronkejwe ubuhungiro mu bindi bihugu bari kuri iyo liste. Namvishe n'ubutegetsi bwagize icyo bivugaho witwa Sudi Mwakibasi arongoye igisata kijejwe impunzi muri ibyo bice yavuze ko ngo basoye izo ntonde ngo biyandikishe kugira ngo bahunguke. Bati twabanje kumviriza abasaga 90% ati nta mpamvu zifatika zo kuguma muri iki gihugu ngo ni muri Tanzania ati ntago bakwije ibisabwa ngo baronke ubuhungiro. Ati ubu Burundi ni nyabagendwa ko hamaze kuba amatora kandi imirimo irabandanya. Ndetse bagiye bibutsa abari muri izi mpunzi abari mu kambi ya Mutabira mu myaka 90 zagumye zihimirizwa gutahuka zimwe zikanga bikarangira zirukanwe ku ngufu. Bamwe bati ese kubera iki hise bafata icyemezo cyo kwirukana izi mpunzi ati ndetse adashize n'igihe no mu president atowe. Oya iyo kesi horaho ubwo nk'iyo nkuru urimo kumbwira nyizi mu 2018 kandi meze gutyo nyine Tanzania nayo impunzi z'abarundi bahora mu tuntu two guterana ubusa. Oya ngenda avuga iby'ubu none ntaho bihuriye ni ukuvuga ngo babihoramo ibyo babihoramo y'abanyarugusu babe hose si uko bahora mu byiza ni bibi ariko bahoramo. Ari Mwakibasi afite izina rikomeye cyane mu gutoteza impunzi no kugira gute
ashinzwe impunzi muri Tanzania. Yewe n'umukuru wa HCR aherutseyo ngira ngo muri Tanzania ababwira amagambo akarishye aruta n'uburemere ayo ngayo. Rero impunzi umenye ko mu mpunzi harimo n'abanyamayeri bashaka kugira muri Canada naho hose. Bari bose ntago bagiye bahunga ibibazo mu Burundi. Hari bafite izindi deal zabo bibereyemo. Ariko ibyo byo twatindaho uwo n'umwe ni babiri ni batatu. Iyo ni Kayizore. Tanzania ifitanye ubucuti na leta y'u Burundi. Ariko kandi kagongwa n'urukuta rw'icyamategeko mpuzamahanga avuga ku mpunzi. Ntago ari kuzizirika. Gukora intonde niki ni nko gushaka kuvuga ngo nibashaka no kubacyura babonye consent hari icyo bumvikanye kandi kidahari. So abarundi rero bari mu nkambi ya Tanzania iriya case izishyira ku mucyo icyo nk'u Burundi bwahoze bushinja ibihugu nk'u Rwanda kuko bibangamira ko impunzi zitaha. Umuntu akibaza nabo nayo iyo Tanzania ko yo wenda muvuga ko muri inshuti magara Kongo muriyo zakavimvira nayo saba impunzi z'abarundi ngira ngo ko ho badataha kandi mwigererayo. Ubwo ibyo byose biraza kwereka ko impunzi nticyurwa, impunzi iricyura. Tanzania byarayinaniye. Iba ibyo gutaha umva irabafunga bugigira amabuso nyinshi. Yewe noneho hari n'amakuru ajya ava mu nkambi ya Nyarugusu ko CNDD-FDD yohereza abantu kujya kwicamo abantu b'influence baranabica. None impunzi zinabafata bagafata nk'ikibonera kure bakizana cyo bakagira bakamugaragaza. Ira ibintu bibera biratangaje biteye ikibazo. Babicira se kubera ari impunzi z'abarundi. Bande CNDD yohereza abantu kubica. Zira nkambi kubera asuda kurikira amakuru ira nkambi. Leta y'Uburundi yoherezamo abantu. Hago nari mbizi. Yoherezamo abantu ariko bakubwira ngo barakubwira ngo abantu ngo bohereje ngo rabini wenda ngo umu pastor wo kuza kumugirira ukuntu tukabicira inyeri. Urumva kubereza muri Tanzania no ibintu bigoye kohereza no hari no wafashe ejo bundi bazi izina rye batatura kuzura imbonera kure y'ubunaka wahunze iki wowe. Bagahita bavugiza induru icyari ngo badahitanye bahita babohereza Tanzania ariko Tanzania ngo hise namure kurasubira mu Burundi ngo nyine nizo game ziba hariye. First of all hari abagenda bashaka kwigira Australia nahe hose ibyo ntabwo twabitindaho. Hari abahunze mu 2015 hari n'abahunze kera cyane. Ariko Tanzania yabuze ukuntu ibikura n'incire biryoshye imire ibishyushye kubera ko nimu inkambi z'impunzi always ntabwo uzita ikibazo ku gihugu kuko amafaranga ava muri sabu y'umuryango ishinzwe impunzi ku isi azara amadolari cyangwa ari amayero kandi Tanzania irayakoresha. Zira nkambi z'impunzi zifite akamaro ubukungu bwa Tanzania muri kiriya cyerekezo cya Nyarugusu nta miji ikomeye ibamo. Umujyi wa mbere uri Kahama muri Shinyanga undi uri Kigoma hepfo gatoya. Hano hantu iterambere nta kwita ka iterambere nyanya byo rihari ubushabitsi babushingiye ku nkambi z'impunzi. Na Tanzania ishobora kuvuga ngo tubarekure ikongera gahindukira igasanga n'ibyo ikuramo ikaburu icyemezo ishobora kubikora irya leta y'u Burundi kugira ngo bakomeze idashaka no kubarekura kimwe no kushaka no gushaka kubirukana ku ngufu bikanga kuko ntifite uburenganzira bwo kuri mu gutaha icyo yahunze akikiyumvamo ko akigifite ku mutima. Icyo gihe ikarita ikinwa nuko bashaka igihugu cya gatatu cyakirizo mpunzi. Tanzania ifite kutirukana impunzi ngo zibyemere bazibwa ngo mujye mu Buhinde mujye muri Ethiopia muhurira amakamyo niba tepemera kubakira muze mu Rwanda mujye n'ahandi bakigendera kuko impunzi yahunze yanava mu gihugu cyawe ujya mu kindi tagiye mu kiwa wabagira guteze. Umunsi zafata umwanzuro wo kubirukana uzabona bigiye mu bindi bihugu urumva. Rero nubwo byayikuraho byahisura mbi by the way tunasobanura dukurikiye ko kwakira impunzi kuziha uburenganzira bwayo. Tanzania yashyize umukono ku masezerano y'i Geneve yo mu 1948 urumva. Ibyo ikorera impunzi si impuhwe ntabwo ibihugu icyo bikorera impunzi zazibonye si imbabazi nibyo bashyizeho umukono na cyane ko imfizi yimirije izo mpunzi nabo yabacugitira. Ntago abatanzania bakingiye muri aka karere k'ibiyaga bigari ku buryo nabo batazabona bahunga bajya mu bindi bihugu. Ibyo kintu bajye bacyakira bacyumve. Niba ushaka mvuga ikintu kuye mu Giswahili ndacyumva neza kutoteza impunzi ureba n'ibyo bagenzi barimo gukora. Ntago abatanzania batekereza ko nabo batazisanga mu bindi bihugu baturanye habaye akaga. So bitonde rero fofera attention kuko kwangura Tanzania ngo ikindi kintu nk'ibyo ngibyo how ubwo n'iki ko utazahungira mu Burundi se ibyo bakora bakaza gucunda yiko. Tanzania se n'igihugu kitabamo ibibazo nk'ibindi ariko kandi kiri imbere kiruta ibindi byose. Basinye mukono ku masezerano impunzi siba mu rukweto urumva. Yego zishobora kwangiza amashyamba zishobora kugira gute bakabona wenda zirabangamiye ariko ikigenerwa impunzi hari party igenerwa impunzi ariko na party igenerwa leta ya Tanzania ibungukiraho. Nawe ibyibaza ariko kari inshuti ya leta y'u Burundi aya magambo nk'abanyazi imyaka 8 ishize kuki nyine itarabacyura hananiranye iki
nuko bafite mentere. So nicyo mbona Tanzania yabikoresha mu kuryarya u Burundi, sibyo? Urukuta rw'amategeko mpuzamahanga yashyizeho umukono, ariko n'ikindi cyo kuvuga ngo bafiteho inyungu. Impunzi zirakora, ubukungu ekonomi yabo izamukira ku mpunzi uko byagenda kose. Nicyo nabona naho kubakanga babakanza igihe kinini. Izi nkuru twazumvise kenshi, ibaze za BBC zigishyushye kera, za VOA zikiza gute bavuga ibi ngibi, babaruye bagize gute sirakubwira, amakamyo yaje ataha amara amasa ntawajyanye. Hari n'abahunga, hari n'abatabuye bakagaruka. Ibaze noneho kugira ngo ubyumve neza, buriya nyinshi muri zo zatashye mu Burundi ziragaruka. Ibaze niba se bafite uburenganzira bwo gutaba kanagaruka, ubwo Tanzania iri mu biki? Nishyira agapira hasi, urumva? Impunzi iyo yumvise mu mutima wayo, yumva ibohotse, bigahuza n'iki. Erega ikikubwira ibyo ngibyo, ubu uri impunzi ufite umuvandimwe be ubi wanyu watarahunze, ariko umutima wo kuvuga ngo hunga, kuko umuntu ntawe uriho nk'undi. So Tanzania rero irarwana urugamba itazashobora, ntiteze kuzambika amapinga impunzi, isi yayota. Ikindi nabigerageje zahita zikwereka uburyo zizi map kukurusha, zikajya mu kindi gihugu kitari kandi zikakuvura ku gahera, sibyo? So kurwanya intambara utazashobora. Hari inama iherutse kuhabera kuri SOS Media, inama yo mu kwezi kwa nk'ukwa karindwi k'uyu mwaka, yari mbi cyane, arimo amagambo akarishye. Abapolisi bagoze inkambi, impunzi zikajya zibareba zikabahema. Impunzi zirarinzwe ku isi, ntacyo wazikoraho. Tanzania irimo kwicangira ubusa. Reba RDC ariko kundi banyina Kinshasa, kitaracyuriza abarundi ziri muri RDC, none ingabo z'urundi zinahari. Impunzi biragoye, kereka nk'u Burundi bubonye bukeneye abaturage babwo bugatera Tanzania bakajya kuzicyura, birashoboka. Ariko icyo gihe sinekereza ko Burundi bwatera Tanzania ko bavuga ko bahari ibintu byinshi bafashanyamo. Icyo gihe babaha icyizere nyine, nibwo babaha icyizere bagataha. Bashade usara basoza kuri ingingo, aho nanabonye abarundi bisize insenda banga abasirikare batoya cyangwa se abasoje ikosi, bati ntago bashoboye urugamba, ati bararasa barangiza bakayegera bakiruka, atahubwo reka dutumizeho abarizavu. Aba barizavu rero bahoze barwana urumva barwana abakukuruke, babita abakukuruke. Abakukuruke ati kugira ngo abe ari bo bahangana n'izi nyeshyamba z'aba 23 natwirwaneho, ati kuko abasirikare batoya kabisa mama 23 irabanyeganyeza, atari ku munsi twazanye izi reserve, ati tuzi neza ko zizakora akazi gakomeye bakadukubitira umwanzi. Ese ubundi barapfiki nyine, ikibazo kinani ni kimwe. Ubundi barwaye intambara idafite impamvu, ubundi ubwo Burundi barimo kwikomanga mu gatuza, nibyo baratuza yavugaga, anemera ko bafite iyo deployment kandi ko kirahari. Ubundi barapfiki natwirwaneho, twigane rero ntabwo turi mu mikarati, ibanga ari mikarati ntumbaze ngo niki, bati ntabwo turi mu miramvya, ndikubasha ntabwo twayo turi mu muramvya, ntabwo turi none mu rutana mudushakira iki muntu uze mu mikenke, urumva? Kandi reka nkubwire, twivugiye muri societe isanzwe, kuko ntabwo twara dukambije impanga. Mukuri kose Sandrine, reba hano ukababurana urubanza n'umunyamurenge ukabutsinda, ntabwo watsinda umunyamurenge ukuri kose, nubwo waza wikunguta amatwi gutya. Bari abantu baza amategeko, none bari ku gihugu cyabo. Nta muntu urabona n'umuntu umunyamurenge ngamutsinde urubanza n'umunsi numwe, nubwo waba ufite ibimenyetso bingana gute arakugarika. Ku ntambara, ku mategeko ntibava ku izima, urumva? Bari abantu n'abarwanyi, noneho hari wari mumbwira n'ukuntu nakira rero batabaye mu butu bakamukiza ngo bari bakwamurere nayo hose. Ntumbaze simbizi, bano bantu bibazanye intambara bahita bafita twabiri akadushyira ku ruhande cyangwa niki, inka zabo noneho baranaziriye. Ibaze kurwanya umunyamurenge udafite inka, mwakwicana kubera n'inka ze watwaye. Ni nk'uko ukuntu ufata intare ukaba cyangwa idubu, intare ikaba yitwarira umwana, mwakwicana. Ujya gutwara inka z'umunyamurenge ni ikibazo cyane, baracyafitanye imihare, urumva? So abarundi rero ibira by'imirwanire y'abarundi ngo iyo myiga guma bajyanye ku rugamba ngo itazi kurwana, none se bazamenya kurwana batarwanye? Ni barwane none bakure experience abazarokoka, kandi bavuga ko babatsinda. Ese ubundi ntawe utsinda undi, none se ubundi bagiye kurwanira iki? Abandi bakiruka
kwiruka ni ibisanzwe wizidoro ntahitamo nibo babyifuhiye biri kugusetsa ati abandi barirukanga bavukubita isasu hejuru nano barashe atagakizwa n'amaguru niba ari abantu bafite ubuhaduyi bwabuze impamvu nta barundi n'abanyamurenge niba bumva n'imitsi niba bumva n'iki n'iki icyambere abanyamurenge nta kintu bibye Burundi Uburundi wenda nabwo burimo kwiba abanyamurenge wenda simbizi abarundi barimo kurwana badafite impamvu umuntu ari iwabo mu muhana we wataye umuhana we wanyuje kumutera ubwo hatagutsinda ni gusa abadiplomate babishyiremo imbaraga mfite ikibazo nakivuza na kare yuko abantu bacu bibubashywe ubundi bariya sizi impamvu muzanye ariko reka muzane nawe kuko muhe iyo valeur n'iyo credibility iriya level abitwa bambaye haga bigeze kuba bariho kera batarajya mu burara na delinquence urumva ubundi nizo zihuza abantu ubwo ujya kwa mutama abakubaha umuntu uza gusengera iwawe sibyo ukamubwiza ukuri upfa kuba uciye bugufi mu byubahiro byiwe kuko no mu bintu by'ubwiru mu mateka y'ubwiru mu Rwanda ariko no ku isi nabonye ubwiru bwo muri Israel no mu biya tujya tubusoma ntabwo ugenda ubwira umwami uko ubonye kose bababwira mu migani hari wagiye kubwira David atariko King David atariko se mwami Dawidi ati nk'umuntu agize gutya umuntu akamutwara agatama akakagira gute wamugira namutwika namuhita ati rero nawe niko watwaye umugore wa ntuza ahita akuramo imyambaro nawe urumva ntabwo ari bya yampana ariko urumva arigaragura mu ivumbi ni ukuvuga ngo ukuntu ugenda usanga abantu utanga inama ntabwo ugenda ukomeretsa ugenda usobanura impamvu ukavuga uti kandi inyungu zacu twazigeraho buriya rwose habuze umuntu uri hagati y'u Burundi na twirwanaho ngo bumvikane ari twirwanaho ifunze umutwe hari Burundi bufunze uwundi ubwo rero bazawufungurana ariko uza ugufungura ntuwasanze iwabo ntabwo abantu bo muri twirwana bagiye mu gatumba ngo batware ubutaka bw'u Burundi FDL ntirwanira muri Congo yego ubona se ko imitwe igira bastion cyangwa stronghold mu bindi bihugu abatwirwanaho cyangwa mu 23 hari igihugu na kimwe muri akarere k'ibiyaga bigari bafitemo ibirindiro si wabo bakorera none kuki wowe wava i Burundi ukajya gushyira intuzi wabo ntuze si bari Serugaba ni bari ndera babwiye Rugabo avuga ati ko basha nimugira abanyokona baso mwabuze abo murinda mwagiye kubarinda ko natwe turinza bacu ikiriho rero ni ukuvuga ngo utwo twana tw'imyiga guhumba tuhagera tugahura n'abanyamurenge barwanya imyaka 20 urumva ni ukuri segishoni imwe y'abanyamurenge yakwirukana kampani y'abarundi y'utwo twana bazanye ku rugamba buriya abarundi bibeshye yuko kurwanisha umururu utazi iby'intambara y'u Rwanda huzagurika akarwana neza ibisaza bavuga kwasha ngiyemo kare ibintu nk'ibyo ngibyo ngaho bazaza no bakukurukiye turebe ubu bafite ingabo zikomeye bagezeho kwisunga ngaba ari zavu niki bazayizana uburenganzira bwabo bazabari bato ntawe uzatsinda abanyamurenge duraho nibere mwabanyamurenge mwe musigaye munyandikira buri munsi ngo giye ngo ndibo kubavuga sindi ubuvugizi wanyu giye mvuganira ikiremwa muntu kwisi ari mu Palestine ndamuvugira ari mu Rwanda fone muri Nord Kivu ndamuvugira ari wasidi Kivu ndamuvugira umuwemba arengana namuvugira urumva yego umufurera arenganye namuvugira ntabwo nkora muri propaganda hatazajya ugira ngo ndi muri propaganda z'ibyo mu minembwe tuvuga realite de chose y'igihari nurenganye umunyamurenge wa musanzi wabo kamuza kujya guhaha ukagira gute we nyoko nasubiriye bahaha n'abashiki bawe undi yajya guhaha ukamubuza guhaha David yavuga ngo ibi ntago ari uko bimeze nta propaganda turimo ariko ukora ikibi tuzamuvuga ukora ikiza tuzamuvuga uri bakatuvuga amafuti y'abanyamurenge ukuntu badakubita ngo bakomeze ntibadututse nuko rero twe tuvuga ibintu gihari nyine nabo nibakora nabi tuzabavuga nibakora amanyanga ntabwo turi muri propaganda za politike tuba tusesengura akona ko ntsine kuvanga ntakavuze nta compliment nshaka rwose zo kuvuga ngo marishari ngo uratuvugira nta munyamurenge mvugira mvuga amakuru mbivuze kandi mbikuye ku mutima no uzi ko nakunda compliment umva amakuru unenge ukuri bigira n'iki ni byiza umuco gusuhuzanya birasanzwe ariko ntabwo giyewe ndi muri propaganda z'umuntu umwe wese genda umunyamakuru ariko nanone tavuga ko uzagushima babyihorere rwose ntabwo ntacyo bimfasha rwose nibakomeza urugamba Imana bafasha batsinda urugamba babone igihugu kuko natwe twabonye igihugu urumva babaka imihanda batera imbere batera inkunga abana bari ku rugamba babone imiti na buri kimwe cyose ibintu byo bimeze nka tubireke njye ntabwo mbikeneye
sawa reka dusoze. izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niyo hize uzayigurira. barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.